Karibu karibu. Meze neza. Komera. Karibu. Mumeze mutese? Turaho turashima Imana. Yego. Nawe uri amahoro? Ndaho. Bafase kahise agenda. Si ibisanzwe se ibyo ntubizi biri. Numva aricyo twabivugaho. Okay. Uri amahoro ariko? Ndaho. Mu rugo baraho? Bameze neza. Mukecuru ameze ate? Atangiye koroherwa. Anishimye. Okay. Me rero hari icyifuzo nari mfite nyuma y'uko nifuzaga ko mbera amabukwe mu buzima bwanjye, naje kwicara ndatekereza nsanga utambereye amabukwe ariko hari undi mumaro wamarira mu buzima. Nifuza ko mbera ngufata nk'umujyanama wanjye mukuru, nk'umubyeyi wanjye. Nje kubwira agakuru keza rero ko nabonye umukunzi. Mu minsi iri imbere nzashaka umwanya nze mukwereke mu presente. Urumva nta kintu kimwe nakora mbere y'ubukwe, nta kintu kimwe nakora nabanje kugisha inama. Okay. Ibyiza. Mwana wanjye rero ndagushyigikiye rwose, amahirwe masa. Ntabwo Imana yabyifuje kuba umukwe wanjye, ariko buri kintu cyose kiba gifite impamvu. Niba warabonye inshuti wafashe umwanya munini cyane wo gutegereza umukobwa wanjye, ntabwo byakunze. Yego. Ariko kandi ntabwo byakuraho umubano dufitanye. Rwose ndagushyigikiye. Urakoze. Ibyo utegura byose mwana wanjye muri inyuma, kandi rwose nzagushyigikira uko nshobojwe. Urakoze cyane. Gusa inama nakugira nk'umubyeyi, ibyakubayeho urabizi, wahuye n'ibizazane cyane mu myaka myinshi itari mikeya, wagize igikomere cy'urukundo. Inama nakugira rero, mu bikomere ntazaba ariho, reka nshake uburyo mbivugaho neza. Mu bikomere byawe umukunzi ufite mushyashya ntazabigiriremo ibibazo. Yego. Mukunde cy'intangarugero, akwibagize uwo wakunze kera. Buriya rero Willy, Karame. Okay, I'm sorry. Akenshi mbabarire, akenshi iyo wakunze umuntu ukamara igihe kinini ukamushyira mu mutima wawe, ukamuha intebe akicaramo nk'aho wari warashyize vava, biragora cyane kugira ngo hagire undi ugenda yicaremo afitingemo neza. So sinkwifuriza umwana w'abandi kuzamutera ikibazo ngo ujye uhora wibuka ahawe hashize. Mbikugiriye nk'umubyeyi, biragoye cyane. Na cyane ko hari ijambo abantu ba kera bajyaga bavuga, si n'abakera cyane, I'm sorry, ko bavuga ko nta muntu ukunda kabiri. Ni muri ubwo buryo, niba warakunze umwana wanjye ukamutaho igihe kingana kuriya, ukihangana, reka ngusabe ngo ugiye gushyira mu mutima aho ukuye vava, ugiye gushyiramo ntazahure n'ibikomere byawe ngo umukomeretse nawe uhore wibuka hawe hashize. Ndakugira inama yo kugira ngo uzamuhe urukundo rukwiriye, kugira ngo nawe atazicuza icyo yagukundiye. Ndumva nicyo ngicyo, nta n'ibindi byinshi. Ubundi ni amahirwe masa, muzabyare, muzaheke, muzatunge, mutunganirwe. Urabizi ndagukunda, nakubahaga, uri umuhungu w'ikinyabupfura, urasenga, uri inyangamugayo. Nzagerageza mama wanjye, nzagerageza pe.
nzagerageza sinzamubabaza nzakora uko nshoboye nzamuha urukundo ariko kuvuga no gutaruka mama ko nari nkuzi ntago ariko ndi kukubona kubera iki ko mbona ari kwitsa imitima ubabaye nahoraga mbona uhora wishimye amenya ahora hanze noneho byagenze gute oya nta kibazo mfite nukuri ntacyo pe nta kibazo ibisanzwe ni kwa kundi umuntu wenda ndabona nta cyahindutse oya ntacyo bambi hazagira ikintu kikubabaza me yo nukuri pe uri umubyeyi mwiza nta kuntu utagize kandi Imana usenga zajya igufasha amen rero n'ubundi nari nkomeje numvaga nashobora kurara nakuvugishije kuko iyo gitekerezo narakigize ndavana reka nzakuvugisha ejo akazi kambana kenshi ndavana reka uyu munsi ngerageza uko nshoboye ntari nkugezeho rero reka ngende murakoze nawe kandi Imana ibashyigikire murakoze kuzamenyesha niba murimo munategura n'ubukwe rwose nzabashyigikira nta kibazo ibyishimo uva kuri bya bini nakubazaga nakubemereje ndakubaza ndashaka kumenya ibintu byabaye byose muri raje rugenda mu nzu yawe cyangwa se banze mbibwire mama wanjye urebe ibintu gukorera kandi atagize n'icyo gukorera nanjye ubwanjye ntago wancika nakwemera ngatanga n'amafaranga bakakwica urambwira ntuvuga uravuga ntuvuga bazinye ngewe reka nanjye musobanura urakumbwira ngo mubwenge ibyabaye muri iriya joro nawe ko wari uhari urumva ari iki kintu mfite cyo kuvuga ngewe nari nasinze mwese mundi ngiye kubarira inkuru utari uhari ngewe nari nasinze kandi byonyine nanasinziriye reka nkubwire ngewe ndakubwira inkuru nk'ibintu uri gukina nabyo kugeza amagingo aya ntabyo uzi ibintu byahinduye isura ubu turi ku kindi cyiciro ubu utazi uravuga ku neza cyangwa se kuvuga ku nabi uransobanurira ibintu byabaye muri iriya joro ese we ntabyo wumvaga numva ibiki kagira inkuru yewe ikuntu byagenze mutaraje bitara ku muhanda iransonera nta nubwo ari nawe wasomye ndaza ndagukingurira ndangije mbura ukuntu bigenze ndavuga ateka mujyane wenda nyine hariho uyihengeka twarahageze uraryama nyine nanjye ndihengeka buracya vuga kwihengeka ni bike nyine wararyamye nyine nanjye ndaryama buracya nyine tumaze kuryama byagenze bite njye magingo mfite ikibazo kandi nzi neza ko nta wundi muntu nagihamya nagishinja nta hantu nigeze ndara uretse wa munsi ndasiraga nkaryama mu nzu yawe uransobanurira ibintu wakoze kandi nta mikino birimo wowe urimo gukina n'ibintu utazi
ibintu uri gukira byo ntabyo nyine tugendane ikibazo ufite ni ikihe ngo tumenye ko tucyaranje ushaka ko tuganira uzi ikibazo mfite magingo ya kiri gutuma nasinzira cyatumye nsara cyasajije kirasa ku ntego umuryango wanjye kugeza isanda twite iyo n'ahandi neza ngenda arengana pe ndarengana rwose ngiye byishimo kimeze shaburetse reka mubwire ibintu byo gukina nabyo ntabyo uzi ureka kuva kuri bya bindi ubu ngubu ninjye nawe gusa ko reka mbaye na mama Teddy wambya ya mama reka tugire niba bya mama bijemo reka tugendane ntumuzi nyine tugendane mvugisha kuri rero ngo byagenze nako nawe mbabarira nyine ntuzamve sibyo ntabyo uramubwira ntabyo nzavuga rahera ngo ndi imbere y'Imana ntabyo nzavuga yewe yewe nyine we waraje nyine turyamye ukambwira nyine ngo ni ngupfumbate njyewe mu kanwa kanjye ndakubwira ngo ni ngupfumbate uri kumva nyine ngiye rwose byarangiye nyine bigenze gutyo gusa n'icyambabaje ikinambabaza ni kimwe kuko bazenda byabaye nk'amasegonda nubwo natinzeho pe ibiki nyine byahise binarangira nyine gutyo uretse ushaka kuvuga ngo wowe byishimo sibyo twararyamye mu buriri ndagupfumbata urampfumbata nyine se wowe nyine wabinsabye rwose ndi imbere y'Imana niwe wabinsabye urumva ntabwo rero ntabwo ararana n'imyenda nyine banyigukuyemo wari wambaye akamucupa k'umweru uri kumva nyine pe nyine neguyeho ntabwo namenye nyine kumbigenza njye ntabwo nanatinze cyo kintu kinambabaje to ubwo nyine we naketse nimba ari uko byagenze nyine numvishe gutyo nawe namenye ukuntu nyine bigenze nta nubwo namaze n'akanya ubwo nyine niyo nta nubwo ubwo nyine wenda nuko byaba byaragenze ariko nyine urumva nyine icyo kibazo cyabayeho kumva nyine nawe wari wasinze nyine nanjye nyoberwa ukuntu bigenze ubwo nyine gusa cyakora ndakwinginze ntuzayibwire mama wawe nukuri yanyica ndakwinginze rwose nimba unkunda ndakwinginze ntubibwire mawe kandi ngiye rwose nkubwije ukuri nyine ku bintu byose byagenze nuko nkubwije ukuri kwambaye ubusa neza rwose ndakwinginze ndakwinginze mama wihangane rero wasanze naguhamagaye inshuro nyinshi nawe nakubuze oya nta kibazo rwose duherukana nkubwira ukuntu nzakuzanira umufiyanse wanjye mukamenyana ariko uyu munsi sinzi gahunda yagize ngo yagiye mu ntara ariko muri weekend buriya izaza tuzaza nta kibazo oya ntacyo rwose muri isanga hano ni mu rugo nzabishimira rwose tuzaza pe muri weekend kuri hano wenyine se yewe ndi hano njyenyine se wa muntu we vava ajya yicara hamwe wagize ngo si ibisanzwe yewe naramenyereye nta kidasanzwe kirimo mukecuru se we bite ameze neza ariko disi uzanjyane kumusura nzakujyanayo mbere y'ubukwe tuzajyana dutembereyo mukubwire nawe akuzi kuri telefone ntabwo murabonana ngo munaganire kandi agukunda kubi nyagasane yewe Imana nibishaka tuzahura hanyuma si imyiteguro y'ubukwe byose birimo kugenda neza ndi kubipanga neza ku murongo ndashaka ko bitazarenza uno mwaka muri aya mezi asigaye makeya nshaka guhita mbihwanyirizamo kabisa yewe kuraje rwose
ese byinshi meze bite komera wowe none ndabona rinde nice ahora n'iki ko mvuye guhura n'umuntu kakamwenyura mfite she ako ntabwo bikureba ibyo byatsi se ni ibyiki ibi byatsi rero ejo nari nimba ari ukurya nabi nimba ari ukurya iki ngaho nari ifi mbandiye umuceri ndye nyama ndenzaho voka nywa n'amata kumugura byari binyishe naraye mpitwa buracya ubu ngubu mvuye guhamura none se ubwo ibyo bintu nyine bigiye kugera muri ese cyangwa ugiye kubinywa oya ibi ngibi nese iyi ntabwo uzi ko ari cyambaza ntuzi ko ivura inzoka ngaho rero mana y'Imana none ubwo ndakubwiza ko ndumva neza mu nda wagira ngo bandashye wagira ngo nabyaye ese umwana w'Imana nise wajya urya biki uriya rero sinzi ko nabivuga ko nyine nanjye nashidutse nariye tu ubwo ni ukuvangavanga nabyo umwaka ngaho ukumva kararyoshye none na soda nari bagiye kuyikubwira nayo narayinyweye bimeze bite se mwari mumeze neza ariko ndabona ufite stress mama wagiye na kure ndi kwiganiriza mbabarira wa muntu weregamba nataye umutwe bavuri hano aba yantesheje umutwe none byagera kuri byishimo tayisazi cyawe byishimo gicucu kibereye aho ngaho nitesha mutwe mbese wagira ngo sinze n'ahantu namutoraguye maze rero ngiye ngo yaranandoze ari ukumwirukana byarananiye mbese ntanone gufata n'ibyemezo ngeraho nkakigirira impuhwe ariko ngiye naje gusanga uriya mukozi wawe kuriya kuntu mumufata ntabwo ari ko ameze azi ubwenge ushatse kuvuga iki se Willy tumufata gute kuriya kuntu nyine kigira igisazi uriya kigira igisazi ariko kizi n'ubwenge nge twaraganiriye bihagije byishimo gusa byishimo wari uzi ko azi icyongereza nawe urashinyagura gusa wari uzi ko azi igifaransa kare kereka niba atari ibyishimo ntabwo se wari uzi ko azi igiswahili kare nawe ariko se wishinyagura byishimo azi indimi nge twaraganiriye ndumirwa kiriya kintu kiba kiri aho ngaho cyo kwereka nkubwire Willy iyo aza kuba atari umukozi ntabwo mba ndi kumwe nawe mba nararwirukanye kera umva nturebe iki kizu kingana gutya acyunamamo arimo aririmba bomborekana yasakuje no muri quartier mbese yaramenyekanye ubwo se umuntu wize koko yakwifata gutyo nawe urimo kuvuga undi utari byishimo nzi aha nyine vana ruguru hari umuntu tugiye guhuza nyine niyo mpamvu ubona nishimye muhuza mu bikize kuganira tu Sherisi yes ya akose mwana iyo nyikunde iyo ngukunda Nakushobora njye nta umusore mwiza nyine uri mwiza ariko ufite abandi bazagukunda wowe cyane guseka urayeka mubwiza ukuri uriya ngo nta mazi arenga akanogo kandi muri akana keza byose ubona ari sawa urangiye urabona nk'ukuntu nsa n'ukuntu nawe usa gikara cyane n'inzobe yawe biramutse bihuye byajyana iyo nimaje ngo ya jone narushe ibyo rero byaratambutse naragucitse si wowe wirangayeho wananiwe kumprofita hakiri kare uyoza kuri kubwira ari kunyemera cyane mbese si uri umusore mwiza wowe bava mu byubahiro byawe ntugomba urambwira uwo guteye inda bava ninde wo guteye inda ukomeza ibintu ubu kuko ibintu byose kuki uba wabyegereje umutima wagiye wihangana bimwe ukasa n'ubinabyirengagiza ukabyihorera ubwo nibyo nabyo ugiye gukomeza ubitindamo bigendamo gutyo kweri gutyo mama ukomeza ibintu n'igi okay byoroshye nkuko wabyoroheje se muri make mbifate nk'ibintu bisanzwe mbivava bamuteye inda yego rwose ni amen inda ntabwo nzi nyirayo aha ni amen indi igeze igihe cyo kubyara uko bwonge guherekeza ujye kubyara mbigenze gutyo nicyo wifuza mbwira nese ubundi urashaka iki ndagize ngo ndashaka iki ese reka nkubaze
ko mperuka umbwira ko uwo muhungu wawe uba muri Amerika muvugana kuri video inda yaratumye icyo gisore uzajyana umwikundire mwana oyesha oyesha nanjye numve ko niba bimeze iri kuganira n'umuntu mukundana nyine turungu tw'umutwe ubwo mwari mumeze byari byiza naho ubundi rero twihuta dore ariko reka mbwize ko utanagenda nanjye tubanye neza bimeze bite urajya aho hantu nzahagwe nese uhagwishwa n'iki uhagwishwa n'iki ko mbona no muri iyi minsi wari umeze neza ibyo kumenya ntabwo mushaka rwose mfasha hari ahantu ushobora nindebye nabi hari ikibazo gikomeye ndebye nshobora kwagwa pe wandwanye oya hari ahantu ni heza kandi ngubijwe ariko uretse ko dangiye mbonye akazi sinabura kukubwira wazaza kwibera iwanyu atugenda byinshi ntukaginesha umutwe komeza ugenda oya mwana no kuri w'isore ariko ay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 a ngowe mbagiye ica muri telefone muri video irenga ibihugu byose iva muri Amerika iraza no muri iyi ndago ba yaje muri telefone shaka kumenya amazina y'umuntu waguteye inda aho atuye n'igihe mumaranye muziranye nta bindi shaka ninde waguteye inda umuntu wabyihoreye kuko bishaka Vava urabona ndimo gukina nawe nasi ubwo wabishakira iki wabyihoreye urabona ari amasaha yo kugira ngo nkinane nawe rwose ndumva wabyihorera nta mpamvu urumva udashaka kumbwira umuntu waguteye nyine nzabikubwira umva Vava ntugire ngo ngende ndimo gukina nawe gaza tombotse ibi ni ibiki